twebwe abakristo ni twebwe abantu bonyine twishimira ibyago by'undi twenyine kandi bikaba byemewe no mu ijuru. Kubera iki? Twemerewe gushinyagura, kandi si ugushinyagura. Ubambwe ku musaraba ntabara nk'umushinyagurira, aravuga ngo rega siniyahura, ntabwo napfuye nk'urengana, nabikoreye ngo wowe ukire, nabikoreye ngo ubeho, nabikoreye ngo ubabarirwe, nabikoreye ngo twiyunge. Umusaraba urakabzara uzagije. Gusa hari ikintu kibi nanga ku musaraba, nanga nshuti yanjye. Yesu ntabambwe, Yesu yarazutse. Yesu yarazutse. Imana yacu ishimwe. Ntabwo bisaba ko oya birambabaza umusaraba aho uriho Yesu ba, oya yarazutse. Yesu ntabambwe, ntababaye, yarabirangije une fois pour toutes. Hanyuma twebwe twishimira mu byabaye, tureba uwo musaraba ahubwo ngo dukorere ikindi tuzavuga ejo. Ngo ubundi ibaze nawe, Bibiliya ikavuga ngo aho ibyaha byagwiriye ngo niho ubuntu bwarushaho gusaga. Oya, aho ibyaha byagwiriye gereza zariyongereye, aho ibyaha byagwiriye amategeko twarayavuguruye, aho ibyaha byagwiriye twashize amategeko mpuzamahanga, aho ibyaha byagwiriye ibihano niko bimeze. Ariko Bibiliya si uko ivuga ngo aho ibyaha bigwiriye ubuntu burushaho gusaga. Ubutumwa Bibiliya iravuga ngo twirate umusaraba, twebwe umusaraba ikibi gihebuje ibindi, isoko y'urupfu. Kubera ko isoko y'urupfu yahindutse isoko y'ubugingo. Icyo ni cyo gisobanuro gusa cy'urukundo rw'Imana. Umva nkubwire nshuti yanjye, niyo wagera mu ijuru ukabaza Imana ngo wasobanuriye urukundo rwawe, ndabizi neza icyo yakora, yatunga urutoki Yesu. Hanyuma itangazo ati nyabuna nimwubura amaso gusa murebe ku giti. N'uwari urwaye wese nta kindi, ubura amaso urebe urakira. Mbabwira ngo ntawe uzazira ibyaha bye, kuko twese twarabikoze. Turazira kudatumbira umusaraba gusa. Uko ndushaho kumwegera amaso yanjara umuka, ndinjira ku birenge byiwe, ngo numva amagambo ankomeza, umutima wanjye uramukunda. Hallelujah. 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 Ongera wegere hino. Abapasiteri tubwiriza neza, ariko kuririmba biratugora. Warumvise ijwi rya gatandatu rya pasiteri Game yari yagiye ahandi. Twongere turimbe nibura gusa kabiri. Iyi ndirimbo hari ikintu kimwe nyavuga ngo abaririmbyi badukoreraho amakosa abiri, twebwe abakristo. Hari amakosa abiri abaririmbyi mudukorera, abiri. Irya mbere, iyo bafashijwe bararirimba bakaririmba bagashaka ko natwe turirimba tutarepetanye, barangiza bakabwira abacuranzi ngo murekera. Biriya bintu birambabaza nkabura uko ngira. Mwe mugize kuba mufite ibyuma, mugize kuba mwarepese, muhagaritse ibyuma, nta repetition twakoranye, ataho muhagarare. Iryo kosa rya mbere ndabeshya se ko batugenza, namwe rirababaza. Icya kabiri nukuntu iyo twaryohewe n'indirimbo baducunga bakavuga ati aha reka tuhongera aka kabiri dukatiye turirimba iyindi. Nkuva nabwira ntari kose tugezaho umwuka tugejeje muradukatiye kubera iki kwera. Ngewe shobora kuririmba ikamfasha indirimbo umwaka wose, umwuka wera ari yakoreramo ikamfasha nkayiririmba. Iwacu turi bane, ndavuga mu rugo, duteye mu buryo bubiri butandukanye. Madamu n'umuhungu mukuru ntibajya bihanganira kumva ibintu inshuro zirenze 3, ntibihangana. Nanjye n'umuhungu muto twumva ibintu inshuro nka 500. Ku buryo indirimbo turimba bakajya bavuga ati mwayishizemo twigendere mu cyumba. Rero iyi ndirimbo shima ko imiriho yanjye yose yanyegereje umusaraba. Nicyo kintu kiruta ibindi byose. Imiriho yose yatwegereje umusaraba. Binini mu mutima wanjye, imiruho yanjye yanyegereje umusaraba. Intege nke zo mu mutima zanyegereje umusaraba. Ubukene bwanjye bwanyegereje umusaraba. Ndabishimira Imana. Hari abandi ibyo byabayeho bagahunga umusaraba. Ntabwo ari imbaraga zacu, turaririmba ubuntu bw'Imana.
bwatwegereje iki? Umusaraba. Rwose ijoro ry'ubuzima, ijoro ryo mu mwuka, aho umuntu agira akavuga ngo nta sinari nzi ko habaho, ariko ubuntu bukatwegereza umusaraba. Kubw'ibyo nzaririmbisha ishimwe ryinshi, impundu, agakiza ka Yesu kankuye habi, uko ndushaho kumwegera uwo musaraba, uko nkamwegera ndushaho guhumuka, ndushaho kumukunda, ndushaho kwezwa, ndushaho kunesha. Aragahezagirwa Yesu, aragahezagirwa Yesu, aragahezagirwa Yesu, aragahezagirwa Yesu, aragahezagirwa Yesu. shima kw'imiruho yanjye yose yanyegereje umusaraba, muri byose amahoro yangabiye, anyungura ibyiringiro, umurava kumbabarira, isezerano dufitanye bisunika hera ku birenge bye. Twaririmbana shima kw'imiruho yanjye yose, shima kw'imiruho yanjye yose yanyegereje umusaraba, muri byose amahoro wangabiye, anyungura ibyiringiro, umurava kumbabarira, isezerano dufitanye bisunika hera ku birenge bye. Nzaririmbisha impundu nyinshi hagati ndushaho kumwegera, amaso yanjye arahumuka, anzirikira we, nzirikira ku birenge byiwe, maze mwumva amagambo akomeza, umutima wanjye urabuka. nzaririmbisha we, nzaririmbisha impundu onumva amagambo angomeza, umutima wanjye urabuka. Hallelujah! 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 turagushimira urukundo rutarondoreka twaboneye muri Kristo Yesu. Tugushimiye ishusho yawe itaboneka watwerekeye muri we, Mana itegerwa, Mana iri mu bwiza buhebuje, Imana y'umuriro ukongora, Imana itangaje, se umwami wacu Yesu Yehova, umuremyi w'ibintu byose. Ndagushimira
ku bwiza bwawe bupimye bugeze bwo kutumurikira, bwo kubona tukabaho, twabuherewe muri Kristo Yesu. Uragahezagirwa, uragashimirwa urwo rukundo, shimirwa kwiyorosha, shimirwa imbabazi, shimirwa ineza, uragahererwa icyubahiro muri Kristo Yesu. Turakubashe, tuguhaye icyubahiro, tugukomeye amashyi. Izina ryawe ni ryiza, warakoze cyane. Ngushimiye Yesu, ngushimiye agakiza ke, ngushimiye imbabazi ze, ngushimiye ubuntu bwe, ngushimiye ineza ye, ngushimiye ko yazutse. Uhabwa icyubahiro, ishimwe ari iryawe, gukomera ni ukwawe. Mu izina ryiza rya Yesu dusenga. Haleluya, haleluya, amen. Imana ibaha umugisha mwinshi mwinshi. Imana ibaha umugisha. Aha, munyemerere nongere mfate umwanya mbikuye ku mutima pe. Shimire ubuyobozi bw'itorero Zion Temple Kimironko, Pastor D, madamu nabo mukorana mwese n'itorero, mbikuye ku mutima, ndabashimiye. Muhora muntera iteka mu isi no mu ijuru yo kuntumira ngo tubane muri nezeza ijuru. Sindabara, ariko ngewe ahari ngira ngo na Pastor Antoine nitwe tugirirwa umugisha cyane kuba muri nezeza ijuru. Imana ibaha umugisha. Reka nisabire muzakomeze mutyo. Imana ibaha umugisha. Ndashimira kandi n'ubuyobozi bw'itorero rya Zion Temple, yaba mu Rwanda ndetse no ku isi, kubw'umurimo mukomeje gukora wo kwagura ubwami bw'Imana. Imana ibaha umugisha. Aha, tujya twibagirwa gutanga intashyo. Bambwiye ngo mbasuhuze. Aba ndavuga bo mu rugo. Ngewe rwose ndi umukristo gito kuri iyo ngingo, mbahaye intashyo. Imana ibaha umugisha. Reka rero ariko se nizabo zonyine ndibutse. Naho nagiye barambwiye ngo njye mbasuhuze. Sinahavuga hose. Mwaki intashyo za bene so. Imana ibaha umugisha. Abagalatiya ibice 6 umurongo wa 14. Turavuga iminota mike kuko ngewe nagiriwe umugisha. Ndashimira Pastor Didier kandi yanteye iteka. Banza n'ijye uzavuga kenshi. Nejo rero turakora introduction gusa tuvuge gato. Inyigisho yacu tuzayikomeze ejo. Umusaraba ndakeka kandi sinibeshya, nibaza ko ari topic adushobora kuvuga umwaka wose tukawurangiza tutarangije umusaraba. Pastor cyangwa se umwanditsi John Stott yanditse igitabo cya page zirenga cyangwa zigera muri 600 avuga umusaraba. Naratangaye, akoresheje karakteri nto, igitabo kinini cyane. Yewe nagerageje kugisoma avuga umusaraba. Vincent ndi gusoma igitabo cye nawe avuga umusaraba. Hari ibindi bigera kuri 3 ntarasoza by'abandika bavuga umusaraba. Kandi gitangaje, yego byinshi barabihuje ariko si byose. Umusaraba ni sije nini ifite amateka n'imizi mu mateka ubwaho. Imana yacu ishimwe cyane. Paulo aravuga ngo Abagalatiya ibice 5 tuzahasoma kenshi, birumvikana ndabizi n'ejo naza, nanjye ndavuga nejo bundi tuzagaruka kuri iri jambo. Paulo asa n'ukora conclusion yandikiraga Abagalatiya. Iki gitabo cy'Abagalatiya mbibutse ko abahanga iyo basesengura igitabo cy'Abagalatiya bakita ko ari igitabo cy'intambara yo kwizera, aho Paulo agaruka arwanirira kwizera kubonerwa muri Kristo Yesu, twagire muri Kristo Yesu, kandi arwana abuza aba Kristo yabwirije cyangwa se abo yabyaje ubutumwa abizera bo muri Galatiya kudahindukirira izindi nyigisho, cyane cyane za legalisme zo kuvanga ubutumwa bwiza n'imihango, ko umuntu agomba gukizwa n'ibintu bibiri. Paulo avuye mu Bagalatiya haje inyuma abandi bantu bagiraga ishyaka. Paulo yaravuze ngo nibamutera ishyari, bagiraga ishyaka, niko yabwiye Abafilipi, ryo kuvuga Yesu, ngo ariko ikibasunika ngo ari ishyari. Ibaze nawe, bagiraga ishyaka ryinshi rikabagendesha ibirometero byinshi n'amaguru, ngo ari iki kibibatera ari ishyari. Mu gihe Paulo we avuga ngo ngewe umurimo wa Kristo sinkukora gusa mbishaka, ngo ahubwo ngukorana gahato, ngo urukundo rwa Kristo rurampata mu mutima. Amen. Ariko babo bagendanaga ishyari. Paulo avuye mu Bagalatiya kubabwira ubutumwa bakurikiraho
ngo babahagarike imitima, barababwira ngo nimudakebwa ntabwo muzigera muraga ubwami bw'Imana. Kwizera Yesu nibyo, ariko ntibihagije. Mugomba kongeraho n'imwe mu mihango yahawe abayuda ya Mose kugira ngo agakiza kanyu kabe kuzuye. Bamubwira amakuru rero, amenya ko bavangiye ubutumwa bwiza, niko kubandikira urwandiko ababwira ngo hoya, kwizera Kristo Yesu nibyo byonyine bihagije. Atangira arangije gusuhuza, yasuhuzanyije vuba, ageze ku murongo wa 6, ndavuga igice cya mbere, aravuga ngo ndatangaye uburyo mwimuye vuba mugahinduka, mukava mu byo mwizeraga mugahindukira ubundi butumwa. Ku murongo wa 7 muri Bibiliya ijambo ry'Imana, Bibiliya yera yakoresheje ikinyarwanda kitumvikana, Bibiliya ijambo ry'Imana iravuga ngo rega mbabwire, ngo rega simbabwira ko mwahindukiriye ubundi butumwa ngo nkaho hari ubundi butumwa bubaho, ngo ya, ngo ubutumwa bwiza ni bumwe gusa, nubwo twababwirije ni Kristo Yesu wenyine, naho ibindi byose bababwiye ni uguhagarika imitima yanyu. Imana yacu ishimwe. Ibice bibiri atangira avuga uguhamagarwa kwe, yerekana uburyo Imana yamuhaye ubutumwa, kandi ubutumwa yamuhaye atari umuntu wabumubwiye, ahubwo bwavuye mu ijuru. Ibice bitatu yerekana umuvumo no gukira. Reka mvuge ngo yatangiye yerekana kwizera, uburyo gutsindishiriza, ndetse na Aburahamu yatsindishirijwe no kwizera. Yerekana n'uburyo Kristo Yesu ku musaraba yadukuyeho umuvumo w'amategeko. Arasoza yerekana ko dufite umugisha wa Aburahamu kubwo kwizera. Ibice bine asa n'ugeranya amasezerano abiri. Amasezerano abiri ndavuga isezerano rya kera n'isezerano rishya. Akoresha icyo bita allegory, ni kuvuga akoresha umugani wa Agari ndetse na Sara, akoresha umusozi wa Horebu ndetse n'umusozi wa Karvari wo ku musaraba. Imana yacu ishimwe. 5 yongera kubabwira ngo burya nta kindi kigira icyo kimara uretse kwizera gukorera muri Kristo Yesu, atahubwo mureke uko kwizera guhindura ingeso zanyu. 6 rero arasoza, ari muri conclusion, arababwira ngo bavandimwe, ndasa n'urambiwe bampagarika umutima, ndasa n'ubarambiwe, ataba bose mubona bababwira ngo nimukebwe ku mubiri. Turaza kubivuga, tuzabivuga. Nabashaka gukwepa kubabazwa kubw'umusaraba. Muranyumvise? 11 yaravuze ngo burya abantu bose bababwira ibyo byo gukerwa bashaka igikundiro ku mibiri yanyu, ngo burya barimo barakwepana n'umubabaro uterwa n'umusaraba. Ageze 14 rero aravuga ngo ariko ngewe singira ikindi nirata uretse Kristo, uretse umusaraba wa Kristo wabambwe akazuka, niwe wenyine ngira guta nirata. Imana yacu ishimwe. Imana yacu ishimwe. Imana yacu ishimwe. Ndagira ngo mbibutse, uretse ko ibi bintu iyo bitaba Paulo wabivuze, unyumve neza, ubu butumwa iyo butaza kuba ari Paulo wabubwirije mu gihe cye, bikaza kuba ari nkanjye nawe, icyo nshaka kuvuga itandukaniro ryanjye nawe na Paulo nuko we icyambere yari umufarisayo w'abafarisayo, wakebwe ku munsi wa 8, wavutse mu muryango wa Benyamini, wari ufite ibyo kwirata ku mubiri, wari ufite nationalite y'igitangaza, yagurwaga amafaranga menshi y'abaromani b'icyo gihe. Ni nk'umuntu ukubwira ngo ngiye mfite passport américaine, mfite passport y'abanyamerika. Nta nubwo byumvikana neza kuko ejo bundi banavuze ko atari ya mbere ku isi. Sinzi uko nabibabwira. Abaromani umusaraba rega navuze ngo kereka dufashe umwaka wose. Abaromani wakoraga ikosa s'il vous plaît. Nagiye mu Budage banyerekana muri Stuttgart, aho leta zunze ubumwe za Amerika zifite icyicaro, base militaire yabo ni hanini cyane rwose. Barambwira ngo iyo winjiyemo hariya umunyamerika uri hariya, iyo akoze amakosa, leta y'Ubudage icyo yakura ni kimwe gusa, ni ukumufata bakamushyikiriza leta ya Amerika, ntacyo bamukorera. Kubera iki? Ngo aho ngaho hari muri Amerika bajyaga abasirikare bajya kunywa inzoga bakarwanira mu kabare, ntibagire icyo babatwara. Kubera iki? Ni Abanyamerika. N'Abaromani rero icyo gihe cyaraziraga, niyo yakora amakosa ntacyo wamutwara. Ndabaha urugero rumwe. Muribuka Paulo bamufata ubwo yajyaga mu Bafilipi, barangiza ngo bakamufungana nande na Sira, bamwe bazi ko ari Sirasi, nako Sira ngo w'umugore, ngo Paulo na Sira w'umushyashyikiwe, ya ni Sirasi ubundi. Paulo na Sirasi barabafunga, wa mugabo sinaho honyine, ubwo mu bice na 16 nanone 16 na 20 ngira ngo na rimwe, ubwo bamufataga agiye Yerusalemu akarengane gatangiye,
ngo ubwo bari bagiye kumufunga rero ngo abwire utwaga Kilawudiyo ingari umukomanda uyobora ingabo nyinshi, ngo hagare mbwa tese ntiwareka nkavugana na bene data nkagira icyo mbabwira. Ngo arangije ambwira ati murakubita umuromani urubanza rutamutsinze. Kilawudiyo habuse gatunga avuga ati afande uri umuromani, ati uri umuromani byakwera, ati urabizi neza, ati atumbabarire wowe kabyara, ati cya kabiri ngewe ukumbona sindiwe natanze amafaranga. Paulo rero yari afite ibyo kwirata udashobora kuba. Icyanyuma yari yarize amashuri dogiteri mu mategeko. Gitumye mbabwira ibi rero ni ugutinyuka ukumva Paulo utarinjije mu mateka, utarinjije mu byanditswe, utinyuka akabwira abantu ngo we yirata umusaraba. Munanisikiye gutinyuka dogiteri s'il vous plaît, wize muri universite iri renome, mu bantu bagize amahirwe yo kwiga, ubwiye abantu ngo nize Yale University, nize Sorbonne, nize Oxford, quand même waba utarize wakagombye kuba ubizi ibyo bintu. Wahize agenda yemye, wahize arakubwira ati ngewe mvuye USA, mvuye Orawa, ukavuga ati yasoma nada MIT, c'est ça. Na Paulo nuko yari yarize muri universite izwi, kuvuga ngo ngewe nize muri kaminuza ya Gamariyeri, baravuga ati wasoma moshe. Yari yarize ku buryo ibyo yadefandaga bitumvikanaga. Uwitwa Felix ati ndatangaye nagatangaye, ubusazi bwawe buragusara, ubwenge bwawe butumye usara. Yari umuhanga n'abandi bami babizi ko ari umuhanga, ariko umuhango wize ibyo bintu bitangaje wakuriye mu idini akigira ku barabi, aratinyuka akavuga ngo ngewe ibyirato byanjye ni umusaraba, ibyirato byanjye ni umusaraba. Haleluya. Umusaraba nicyo kintu wavugaga mu Baromani. Ubundi amategeko yarazwi sisenga, na amategeko no kuri Google. Ubundi cyaraziraga Baromani, umuromani w'amaraso yabangaga ku musaraba, cyaraziraga. Icyo cyaha kwari gukoza isoni umuroma. Mbega uvuka mu bwoko bwacu ubwoko bw'icyubahiro, nta muntu uvuka ahantu hazima wabambwa ku musaraba. Kubambwa ku musaraba byari iby'ibivume bitagira agaciro, byataye, bitagira izina, bitagira idini. Uranyumva neza? Kubambwa ku musaraba bizari ibibi bidashobora kubona uko twabivuga. Nahoze soma marero hozima ngewe mu bintu ntafite mu buhanga bwinshi, reka nivuge mfite mu buswa, ni ibintu bijyanye n'ubuganga. Ibintu by'ubuganga bintera birangora, n'imiti ubwayo uretse kwirangirwa na dine ariko birangora. Chloroquine, supraradine, chlorosayadine, chlordine, ngira ngo nawe n'ubuganga. Nadine njye nibaza ko nabyo bijyanye n'imiti. Birangora pe. Malheureusement itumye mbivuga ntari nabyanditse, ariko noti yanjye nayibuze kuko ngiye kubivuga byangora. Bavuze unyumve neza, bavuga kubambwa ku musaraba, babikoreye étude scientifique uburyo umuntu yapfaga yiyumva iyo wajyaga ku musaraba, bakakubamba ku musaraba, uko byakoraga mu bwonko, uko byakoraga mu mutima, uko umuntu yapfa. Ngo barabipimya bicyo gihe ku buryo abakoze science, abakoze ubushakashatsi ngo bibajije abo bantu b'imyaka 2000 ngo ubwo bugome, ubwo bubi, iyo science babimenye bate ko iyo umuntu abambwe ku musaraba bikora ku gice cyose cye cy'umubiri, ngo babara ahantu hose habaho mu mubiri. Bari babizi ko aricyo gihano umuntu agira kikakugera mu mubabaro wa nyuma ubaho umuntu agira. Niyo mpamvu bavugaga ngo nubwo twahana bene wacu tuzabarinda umusaraba. None umusaraba, reka nanjye nkubwire umusaraba, kereka utarabaye mu gaturika wa nyawe. Warabaye mu gaturika wa nyawe ukanyura no mu ishyamba, abagiye gutashya nkanjye, abagiye kuzana udukwi, wageraga ahantu umwana yikoreye agati akagashinga ahantu, wakabona ahantu ugatuvuga ati kubera iki? Umusaraba urakubwira ngo hepfa harimo ubuzima bwapfuye. Umusaraba ku isi yose
ni ikimenyetso cy'ubuzima bwapfuye. Umusaraba narabivuze, uzibeshye Pastor Flori, ushaka rumazi hano, ugashaka ko makuru agwira, nk'ubu ufashe imodoka yawe ukerekeza Rusororo, hanyuma ukavamo mu kanya gato bakabona urimo unyonyomba muri ya misaraba iri Rusororo, nta kindi twabaza, twese twakwemeranya kugikuzimu. Uzi impamvu iriya misaraba iyo tuhageze tuvuga mu ndimi, cyangwa twese bitwibutsa ko umunsi umwe amazina yacu azaba yanditse hariya. Umusaraba ni ikimenyetso cy'ubuzima bwapfuye. Umusaraba nta kibi kiwurenze. Umusaraba mbere ya Yesu uragapfa. Hari indirimbo nkunda marereza imbijwi ntaryo, narayikunze n'ubu ndayikunda. Ejo muzandirimbira gace maze icyumweru ari imfasha negura inyigisho ivuga ngo Gorogota kera waricaga, abanyabyaha barahashiriye, ababyeyi barahaririye, nta numwe wagezeyo yigeze agaruka. Pilato yari yarabigize akamenyero, ari umucamanza wihaye identite y'ubugome yuko buri mwaka hicira ibihumbi by'abantu. Gorogota wari umusozi wo gupfa. Tujya twibagirwa iryo zina, mu Kinyarwanda biravuga ngo inyabihanga, aho abantu bacirwa imitwe. Imana yacu ishimwe. Umusaraba ariko igitangaje, abapasiteri turawurimba nawo kabyara. Aho tuzavuga impamvu uyu musaraba ugira ishusho ebyiri. Kurya ubona nyine imbere hitwa ku rupfu, inyuma hakitwa ku isoko y'ubugingo. Oh haleluya. Umusaraba iyo haleluya haleluya. Mukristo ngo yavuye mu gihugu cyitwa Rimbukiro, abasomye igitabo cy'umugenzi, ngo agenda aremerewe n'umutwaro, mu mvugo igaragara ngo wagaragaraga, ariko mu by'ukuri wari umutwaro utaboneka. Ngo umutwaro umubuza kwihuta, umutwaro umubuza guseka, umutwaro atuma adasinzira, umutwaro umuhoza ku nkeke, umutwaro utuma ahembwa ntishimire agashahara, umutwaro utuma abyara ntishimire kubyara, umutwaro utuma arya ntahage. Ngo yagiraga umutwaro wamubujije amahoro, ngo kugeza ubwo amera nk'umusazi, ngo ashaka guturumbuka ngo yiruke, ngo yibaza ngo ninde wankuraho uyu mutwaro undemereye mu mutima. Ngo agira amahirwe ahura n'umugabo umwe witwa Mubwirizabutumwa, ngo amurangire inzira, aramubwira ngo wowe urushye, dore iyi nzira, ngo uyikomeze udakebakeba, ngo izakugezaho umugabo uzagukuriraho uwo mutwaro. Mukristo arakomeza muri iyo nzira, urugendo ni rurerure, ngo ahura n'ababandi babwiye bitwa bamwikirisha amategeko, bamubwira ngo ujye wiriza 3 mu cyumweru, ukagereza bwiye guhindura ingeso, kandi ufite experience y'imyaka 1000. Ngo uyo musaza witwa Mubwirizabutumwa n'abamihango y'idini, ngo nibo nako bamihango y'idini, ngo n'abasaza bakera, ngo nibo bagerageje gukuraho umutwaro w'umubwiriza wa Mukristo, ariko biranga. Ngo arakomeza. Imana yacu ishimwe. Imana yacu ishimwe. Muri kiriya gitabo ahantu nkunda kuruta ahandi naho bita kwa musobanuzi, ngo amusobanura ibintu birirwa agomba kwitondera. Ngo ubwo yagendaga yihuta yibaza ngo ninde uzankuraho umutwaro, ngo yitegereza gusa umusaraba. Nimutekereze, ngo abona gusa umusaraba. Actually ubundi yakagombye kuvuga ngo nibonye umusaraba agahinda kanza mu mutima, normal. Mbonye umusaraba umubabaro wanje mu mutima, mbonye umusaraba nabonye wababaye ubambweho, mbonye umusaraba nabonye numvise agahinda gashobora gusobanura, ariko siko byagenze. Ngo yitegereje umusaraba, ngo haba icyo bita igitangaza atasobanura, ngo kubise amaso gusa ubambweho, ngo mu mutima wamutwara uragwa. Hari ijambo yavuze nkunda, yaravuze ngo ikintangaje, ngo anduhuje urupfu rwe, ngo anduhuje umubabaro we. Yo aragahezagirwa Yesu. Mu gihe yababaraga nge narimo nkira, mu gihe yapfaga nge narimo nishima. Ubundi abakristo ni twebwe abantu twenyine twemerewe gushinyagura. Icyo Kinyarwanda cyumvise ndasubiramo, abakristo ni twebwe twenyine twemerewe gusa gushinyagura. Gushinyagura hase mwigiza abazungu mwese. Gushinyagura si cyo Cyongereza ndakizi, abizi Cyongereza mumbwire iyo Barbara zaba hano. Gushinyagura ingi gushinyagura ni igiki wana?
ngiye mfite ubwo aba bantu rega b'imyaka nta kinyarwanda bazi neza, n'icyongereza si cyane. Gushinyagura n'ugubona umuntu ari mu kaga ukamwishima hejuru. Uranyumvise? Twebwe abakristo ni twebwe abantu bonyine twishimira ibyago by'undi twenyine kandi bikaba byemewe no mu ijuru. Kubera iki? Ni mu rupfu rwa Yesu twebwe twakiriye. Ibaze mu mubabaro we, mu maraso ye arimo abo bya bindi nababwiye, bya bindi ubuganga bwerekana, amagufa atandukana apfa yumva, amazi amushira mu mubiri, urupfu rwanga rugatinda. Nshuti yanjye, Bibiliya tubwira ngo twebwe iyo tuhageze turishima. Twemerewe gushinyagura, kandi si ugushinyagura. Ubambwe ku musaraba ntabara nk'umushinyagurira, aravuga ngo rega siniyahura, ntabwo napfuye nk'urengana, nabikoreye ngo wowe ukire, nabikoreye ngo ubeho, nabikoreye ngo ubabarirwe, nabikoreye ngo twiyunge. Umusaraba urakabzara uzagije. Imana yacu ishimwe cyane. Amen. Imana yacu ishimwe. Imana yacu ishimwe. Gusa hari ikintu kibi nanga ku musaraba. Nanga nukubambaho Yesu. Yarazutse bavandimwe. Rimwe nabonye filme imwe kera sindayibagirwa, filme yakozwe na J3. J3 muramuzi? Gakuba, abarebye filme mwikwigirisha. Mwese musima w'abakristo rero nta wazibonye, nta wagiye mu gasobanuro koko. Narazirebye Gakuba. Muramwibuka? Yakinyo filme insigara mu mutima, ashize imyaka nka 20 n'indirenga. Ariko byangumyemo numva binteye umutwaro. Ngo ubwo yageraga mu Burayi yavuye iwabo muri China, ngo avuga ikintu kibabaje, avuga ngo ariko kubera iki Imana y'Abanyaburayi ngo ihora ibabaye? Kuki Imana y'Abanyaburayi, kuki Imana y'Abanyaccidental ihora mu gahinda katajya karangira? Kubera ko yabonye umusaraba n'ubambweho. Nshuti yanjye, Yesu ntabambwe, Yesu yarazutse. Yesu yarazutse. Imana yacu ishimwe. Ntabwo bisaba ko oya birambabaza umusaraba aho uriho Yesu ba. Oya yarazutse. Yesu ntabambwe, ntababaye. Yarabirangije une fois pour toutes. Hanyuma twebwe twishimira mu byabaye, tureba uwo musaraba ahubwo ngo dukorere ikindi tuzavuga ejo. Imana yacu ishimwe. Amen. Mu minota 5 yonyine tugasoza. Reka mbibwirira ikintu kimwe. Paulo rero yandikira abakorinto arababwira ngo bavandimwe, ngo ijambo ry'umusaraba ngo burya ku bantu barimbuka n'ubupfu, ngo ariko kuri twebwe abakizwa ngo ni imbaraga, ni ijambo ry'umusaraba ku barimbuka n'ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ni imbaraga z'Imana zihesha uwizera wese gukizwa. Uhereye kuki ku muyuda ukageza ku mugiriki, avuga abantu bose, avuga uko bari batandukanye, avuga isi y'icyo gihe ukuntu yari itandukanye mu bitekerezo ndetse n'uko yari itandukanye mu idini. Aravuga ngo ijambo ry'umusaraba niryo ryonyine ridukiza, ariko arabanza arisegura, aravuga ngo kubarimbuka ni iki? N'ubupfu. Uzi impamvu? Nta muntu muzima n'umwe wakwishimira ikibi gihe buje ibindi. Nta muntu muzima byaramugoye. Niba hari ikintu cyagoye abantu kubwiriza ubutumwa bwiza mu gihe cya Paulo, ni ukubwira abantu agakiza uvuga umusaraba. Kubera ko umusaraba waravugaga bagakuka umutima, wavugaga umusaraba bakibuka ko bene wabo bahapfiriye. Umusaraba uzi ko n'Imana ubwayo yawangaga, Imana ubwayo yangaga umusaraba. Ntabwo ari njye ubivuze. Mu kubara 21:8 nihagira dusome vuba vuba 2:8. 21:8 kubara. Uwiteka abwira Mose ati cura inzoka isa n'izo uyimanuke ku giti cy'ibendera, maze uwariwe n'inzoka wese nayireba arakira. Komeza cyangwa reka noroshye ngewe nihute. Imana ibwira Mose rero, iramubwira ngo uhereye none wandike ubwira abisere ngo nimumara gushinga igihugu ngo umuntu agakora icyaha, ngo mu mategeko yanyu mukamubona ko icyo cyaha gikwiye kumubambisha, nibyo koko muzamubambi, ariko mwirinde ibintu bitatu. Icyambere ngo uwo muntu ubambwe ku musaraba ngo muzamenye yuko ari ikivume, ngo intumbi y'ubwayo ntigakore ku butaka, kuko utuma ubutaka bugira gute? Buhumana. Niyo mpamvu Yesu bamubamba burya barwanye no kumushyira mu myenda ngo intumbi idakora ku butaka, kuko ingo ikora ku butaka ngo bwari guhumana. Icyo ni icyambere. Ngo icyakabiri byaraziraga iyo bambwaga ku musaraba mu Bisiraheli, izina ryawe barikuraga mu mazina ugomba kwitwa. Tuvuge niba iwacu twaritwaga basenga akabambwa ku musaraba, famiye yanjye ihitaga ihindura izina, ntihagire umusenga uzongera kubaho, kuko n'izina ryanjye ubwanjye ritera umuvumo. Uratekereza
kubambwa ku musaraba byari ikibi kitagira uko dushobora gusobanura. N'Imana yari ibizi, n'Imana yari ibizi. Kubambwa ku musaraba ntibyari byiza na gato, byari bibi. Abagalatiya 3:11 se avuga ngo iki? Ngo ntimubizi uko Bibiliya ivuga ngo ubambwe ku musaraba yitwa iki? Ikivume. Imana yacu ishimwe. Hanyuma Yesu rero atugiye gusoza aravuga mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 3 umurongo wa 11. Kandi ubwo arimo aranezerwa yaganiraga n'uwitwa Nikodemu. Uretse umwuka wera wadusobanurira aya magambo. Ubundi umuntu wese yakavuze ngo amagambo y'abarokore ateye umujinya. Pastor wacu Strato yavuze ikintu gikomeye, aravuga ngo ubundi Bibiliya yonyine ngo nicyo gitabo cyihariye gukoresha amagambo yayo. Ngo ubundi ibaze nawe Bibiliya ikavuga ngo aho ibyaha byagwiriye ngo niho ubuntu bwarushaho gusaga. Oya, aho ibyaha byagwiriye gereza zariyongereye. Aho ibyaha byagwiriye amategeko twarayavuguruye. Aho ibyaha byagwiriye twashyize amategeko mpuzamahanga. Aho ibyaha byagwiriye ibihano niko bimeze, ariko Bibiliya si uko ivuga ngo aho ibyaha bigwiriye ubuntu burushaho gusaga. Imana yacu ishimwe cyane. Ubutumwa Bibiliya iravuga ngo twirate umusaraba, twebwe umusaraba ikibi gihebuje ibindi, isoko y'urupfu. Kubera ko isoko y'urupfu yahindutse isoko y'ubugingo. Imana yacu ishimwe cyane. Yesu rero aganana na Nikodemu aramucanga pe. Dogiteri mu mategeko aramucanga, arabanza aramubwira ngo birakwiriye yuko uvuka ubwa kabiri. Nikodemu atugize ngo iki? Ukumbona ukungana uko n'iyi myaka mfite abuzukuru, ngewe subire mu nda mvuke. Yesu aramubwira turi igipfu, niyo wasubiramo ukagaruka wakura kwa kundi systeme ni yayindi. Ndavuga systeme ikibyarwa n'umubiri n'umubiri, ikibyarwa n'umwuka nacyo n'umwuka. Nikodemu yumva ntabyumvise neza, tuvuze ngo iki? Atereka nkubwire, wari wabona umuyaga? Ati umuyaga ubaho. Ati ugira imbaraga? Usute? Ati ntawe tuzi. Ati uko niko n'uwabizawe n'umwuka mera, ntuzigera umubona ariko uzumva gukora kwe, uzumva imbaraga azakorera muri we, uzumva amahoro ye. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ntawe uzabwira ngo ukundeba ngewe ndi icyaremwe gisha. Oya, urisenga nk'abandi, ariko mutabona hari imbaraga y'umwuka yakoreye muri nge, nk'uko umuyaga ukora, inyujuje amahoro, ibyiringiro byo kuzazuka, imbabazi z'Uwiteka. Imana yacu ishimwe cyane. Arakomeza rero ageze ku murongo wa 14. Byonyine icyo kibwiriza yaratarakidijera. Turajyana neza? Ndi kwibona ngewe nisenga nasigaye natakaye ko muravuka kabyarwa n'umwuka, kibyarwa n'umwuka. Ibyo bintu byari ibya mbere mu matwi ntaradijera. Umuvandimwe mukubisemo icya kabiri rero, mukubisemo ikibwiriza cya kabiri. Ati kihe? Tugeze ku yindi namba yihe? Kandi nk'uko yamanitse Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Wallahi, aya magambo ntasobanutse. Turi kujyana inshuti zanyu. Urangije ikibwiriza cyo kuvuka ngewe mbwa mu nda subire mu nda mvuke, ntibyumvikana neza. Ubivanze n'imiyaga mu gihe ntaratuza ngo bimanuke. None utangiye ibintu by'inzoka no mu butayu no kumanikwa n'ubugingo. Ibyo bintu bihurira hese? Aramubwira ati kandi nicyo gisobanuro gusa cy'urukundo rw'Imana. Icyo nicyo gisobanuro gusa cy'urukundo rw'Imana. Umva nkubwire inshuti yanjye, niyo wagera mu ijuru ukabaza Imana ngo wasobanuriye urukundo rwawe, ndabizi neza icyo yakora, yatunga urutoki Yesu. Subiremo, niyo wagera mu ijuru ndabizi neza ko tuzajyayo nge nawe, kuko kwizera nitugerayo tukabwira Imana ngo dusobanurire urukundo rwawe, nta kindi izakora, izegereza Yesu hafi ibabwire ngo dore igisobanuro cy'urukundo. Haleluya, 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 haleluya. Nk'uko Mose yamanitse aya magambo yarayazi neza Nikodemu, yamaze imyaka yigisha abantu. Iyi theology yari yizi, kandi theology nturigire ngo irangirira. Oya, mu bami se ba kabiri n'ubizi uko bimeze, ngo uyu musaraba barawutwaye bawuhindura Nehushitani, nta mwanya uhari, bawuhindura ikigirwamana. Yaraza amateka yawe, ariko rangiye kumubwira turabizi. Mu ijuru bakoze inama, mu ijuru bakoze plan, baravuga ngo kugira ngo ibyo nakubwiye byo kuvuka bikunde,
ibyo nakubwiye zo kuba ikiremwa gishya, ngo hari ikintu cyateguwe, ngo nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, ngo iyo nzoka yo yari umuringa. Yo pakesho sasa, ibi ndabikunze rero. Nejo utaje ejo utahiye Yesu ubwo ngubwo. Ejo uzi inzoka mu butayu ngo isa na za zindi, apana ya yindi isa. Bibiliya tubwira Yesu Imana yamuhinduye kuba icyaha, ariko ntiyigeze aba icyaha. Kristo Yesu utarigeze amenya icyaha yamuhinduye kuba icyaha, kugira ngo twebwe duhinduke gukiranuka kw'Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Kenshi munavuga ngo period, akadomo. Ikibwiriza si cyanjye, namwe tuzagikomeza ejo. Ejo inzoka mu butayu, aho niho tuzatanga ejo. Nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, ngo abayirebye bose bakagira gute? Subiremo ijambo nkunda kuvuga. Uza bapfuye icyo gihe, tuzakora imibare. Uza bapfuye icyo gihe uko bangana, bishwe n'ikintu cye, wakubuye amaso ukareba ndanza akarinda no guka. Nimutekereze namwe, wakubuye witwa nde mufrere? Ngwino witangireho urugero rata. Wowe uri umukristo ariko mwiza, wowe uri umukristo mwiza. Ngwino rata frere. Muvandimwe uramubona inzoka yamukomoye, ubumara bwo mu butayu bundi ntiburenze iminota. Kuba bizi inzoka zo mu butayu ni 5 minutes ukabura pfuye. Buzamuka wumva arimo arapfa, buramurya bugenda mu maguru abwumva, ntagishoboye kugenda. Kandi ubwo bivanze n'inzara n'inyota yatumye no kunanirwa, yatumye bitotomba inzara. Bya bindi byose bibabaho, za nzoka zirabatera. Yangane turafura ipantaro. Nguwo arimo arareba, ndapfuye yererere izi nzoka. Ariko subu Mose n'Imana muragapfa. Uratekereza Mose n'Imana muragapfa, imikasiro nibazeho. Shahu abana bacu twaragowe, nkawe twagukuye he? Watuvaniye iki mu butayu? Ubundi yo tuguma mu Israeli. Urabyumva? Nuko inzoka iremera murya tuye nabi, ariko nawe amaraso yanjye azakubeho. Uranyumva? Uranyumva ibintu arimo aratekereza. Hanyuma itangazo ati nyabuna nimwubura amaso gusa murebe ku giti. N'uwari urwaye wese nta kindi, ubura amaso urebe urakira. Witwa nde? Apana Ivan, ariko oya ubwo ndahita muhindura cye Eliyabu. Ivan we n'umukristo arakagira Imana. Eliyabu rero uyu nguyu Eliyabu, dore nanjye ndangije gukira, reba kuri ya nzoka imanitse, nayo ndebye. Umwuka ukarinda urangira brata. Nibisekeje ariko nibyo biba uyu munsi. Mbabwira ngo ntawe uzazira ibyaha bye, kuko twese twarabikoze. Turazira kudatumbira umusaraba gusa. Yagurukira rata Iva. Eliyabu twamusize hariya. Kwese Bibiliya ikavuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana bose. Pawulo agasoza icyo gice 11:33. Nkunda umutwe w'amagambo uravuga ngo ishimwe rikwiriye nyir'uburemyi ukeshwa byose, ngo yarakoze kubumbira abantu bose mu byaha, ngo kugira ngo abone uko akiza bose. Nshuti zanjye, ndabizi nsubiremo, ngewe senga Emmanuel nzajya mu ijuru. Wewe byakunaniye kubyizera, wirirwa uncira urubanza ngo ariko ubwo nguguye ningwa nzabyuka. Kugwa ubuse sinzi ishuro maze kugwa, ntabwo nshobora. N'Imana ntiyazi barandibaza, ni nyinshi gweri naraguye ko naguye, ariko Imana ihimbazwe. Wa mwanzi wanjye we winyishima hejuru, naho nagwa nzabyuka. Yampamagaye niyo kwizerwa, iyambashishije kwemera gutumbira umusaraba, nta kabuza aho tujya zangezayo, azarinda isezerano yampaye. Nshuti yanjye, pakesho ejo dukomeza aho ngaho. Nguko Mose yamanitse inzoka ku giti, nguyirebye wese agakira. Niyo mpamvu Paul yavuze nguyirebye, nibyo yamanitse inzoka, uyirebye wese agakira. Aravuga ngo uko ni ku mwana w'Imana azamanikwa
ku giti. Hanyuma igitero, umutima w'igitero cy'ubutumwa bwiza kikaba muri 16, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo ukene kugira ngo umwizera wese atarimo ahubwo ahabwe ubugingo buhora. 17 nkakunda we 17, kuko itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi urubanza, ngo ahubwo yamutumye kugira ngo bazamwizera bose bazakizwe nawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Nshuti yanyu, tuzaririmba umusaraba, tuzaririmba imbabazi ze, tuzaririmba ikibi gihebuje ibindi Yesu Kristo yadukirishije, tuzaririmba ikibi gihebuje ibindi Kristo Yesu yadukishije. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Amen.